nyuma yo guterwa inkota ahagana mu mbavu bamuturutse inyuma, umukunzi we Brenda agashimutwa atazi aho bamujyanye kuko kakanyuma kagira amahirwe muganga Pri wajyaga kureba umurwayi uri wakanzwe n'ingona yari ashinzwe kugaburira akamunyuraho akamukuramo inkota akamuvura neza. Brice amaze kumva akize yabwiye Pri ati Priya, ndagushimira ko wantoraguye banjombye inkota ntabasha kuyikuramo, amaraso ari kuva nkava mu isoko itobotse hahandi nari ngeze ku mwuka wa nyuma, nasizwe mu mahanda utanyurwamo n'abantu kuri uriya munsi. Ngiye kugushimira sinabona amagambo pe, ariko reka mbe nkubwiye nti urakoze kuko nasanze nta kindi nabona nakwitura uretse wenda kugusengera ngusabira umugisha. Icyambere uri umuganga w'umuhanga igihugu gifite kandi n'abanyamahanga baza kukwivuza aho basize ibitaro bya leta. Uri mwiza, urihagije, ufite amafaranga, atunzwe na bake mu gihugu, mbese ufite byose abantu bakwifuza mu buzima. Niyo mpamvu kubona icyo nakwitura bigoranye. Priya yamurebye mu maso aramubwira ati Brice, nubwo wibwira ko wakize ariko inkovu yawe ishobora gutondekaraho gato ugahinduka intere, kuki ushaka kugenda vuba? Brice ati mbabarira ngende Priya, ngende nkoresha imbaraga ndebe ko nabona Brenda, wenda hari wasanga bataramwishe, ndamushakira ahantu hose mpaka ngeze kuri bariya bicanyi bansize kuriye. Ikibazo nuko ntanababonye neza mu maso, ariko Brenda nimubona azamfasha kubashaka, bagomba kuzishyura ibyo bakoze. Brenda yari yarahunganye na Fred. Bruce ntiyarazi ko Brenda yahunze Donata akigira mu kandi gace ka kure cyane kuko nawe yizeraga ko byanga bikunda yishwe, nubwo yumvaga ijwi muri we rimubwira ko akiri ariko akaryirengagiza. Brice yaribazaga ati ubusaho wenda ntiwasanga bataramwishe ariko akaba yarishakiye undi mukunzi azi ko njye napfuye. Priya yatangiye kuzenga amarira mu maso abwira Brice ati Brice, kuki utakira ko Brenda yapfuye? Brenda nawe baramwishe kandi wasanga umurambo we warariwe n'inyamaswa. Ubu se wowe iyo ntagutabara, iyo ntagerera igihe wari kubaho, ntibaguteye icyuma bakakigusigamo? Na Brenda nuko byagenze. Yahise amubwira ati nuko nari njagaraye nkanga kubikubwira, ariko numvise itangazo ry'umurambo w'umukobwa barangishaga basanze yapfuye bakamusanga muri za nzira mwari murimo wowe na Brenda, wasanga ari Brenda. Brice n'ikiniga cyinshi ati none se nkora iki Priya, ko wamvuye ngakira urumva nakora iki? Ibyo wankoreye ndabigushimira ariko sinzi ko nzashobora kubaho ntafite Brenda, nukuri nimubura nziya ku buzima. Priya yaramubwiye ati Brice, mbabarira wivuga ayo magambo, nukuri sinzi niba utarigeze unyitegereza ahubwo nuko utigeze umenya mbere. Uko nitwara siko nitwaraga, uzabaze Prince. Nukuri kuva wagera hano narahindutse, numvise hari ikintu gishya kije mu mubiri wanjye, numva hari umuntu mushya winjiye mu buzima bwanjye kandi udasanzwe. Uwo muntu ni wowe Brice, kuri njye ntusanzwe, uri umusore mwiza, ibintu byose washaka gukora wabishobora kuko ufite imbaraga, ufite igihagararo, uzi kuganira, urihangana kandi uri umuhanga, nta cyakunanira, no kwikuramo Brenda wabishobora kandi ugakomeza ubuzima. Priya yaramwegereye amufata ku rutugu umwanya munini amwitegereza atavuga. Brice areba hasi na bisoni zisa n'izimwishe. Priya aramubwira ati amagambo wavuze nayumvise, wambwiye ko ndi mwiza, ko mfite byose abantu bakwifuza, ko ndi umuhanga n'ibindi byinshi. Amagambo wavuze yose n'ukuri nayazirikanye kandi nyiha agaciro, no kuvuga ko wakwiyahura nabyumvise kandi mbiha agaciro. Ariko reka nkubaze, niba ubuze wari ugufitiye umumaro, kuki nawe wakwifuza kwiyaka ufitiye umumaro? Mbabarira unsubize Brice. Brice yabanje gukorora yifata mu gahanga, amara umwanya munini yabuze icyo asubiza, hanyuma abwira Priya ati Priya, sinzi niba hari umuntu mfitiye umumaro muri iyi si, uwo nari ngufitiye ni Brenda none yarapfuye. Priya yamuzamuye akananwa amureba mu maso aramubwira ati Brice, ubu niyo turi kumwe mba meze nte? Brice ati uba wishimye? Priya ati nukuri ubivuze neza, mba nishimye kandi niwo bintera, kuba hamwe nawe bimpa amahoro n'umutuzo, nukuri mfitiye umumaro. Ninjye muntu usigaye mu bufitiye umumaro muri kumwe nonaha, abandi bo bari hirya no hino kugeza ku mubare utabasha kubara. Wirebera isi yawe muri Brenda wapfuye, ahubwo uhindura icyerekezo werekeza ubwonko ku byiza ufite ubu. Ufite ubuzima bwawe kandi buzira umuze nubwo utarakira neza 100%, kandi nanjye uramfite. Ubyemeye wagira n'abandi bantu bose banturukaho abanjye bakaba bawe, nukuri wihangayika kuko turahari. Brice yaramubwiye ati ariko simbyumva neza, abantu bawe baba banjye bate? Priya ati Brice, maze iminsi myinshi nihagararaho nsa n'uwikoreye umutwaro, ariko uyu niwo munsi wa nyuma ngo ndebe ko nawikuraho. Nukuri Brice, kuva nakubona nkuko nabikubwiraga narahindutse, nibona mu ndi muntu ufite izindi mbaraga. Kuva nakubona gatangira kukuvura, nibonyemo umukobwa wahiriwe, naravuze nti ni Imana ikunyoboyeho. Ese ujya wemera ko ibintu byose bibaho bifite impamvu? Impamvu rero yatumye Brenda yicwa nuko yari izi ko izaguhoza amarira binyuze muri njye. Brice, ndagukunda kandi niteguye kukubera Brenda.
Brice yumvise atangiye kumurakarira kubera iryo jambo ry'uko Imana yemeye ko Brenda yicwa ngo imushumbushe Priya, ariko yibutse aho yamukuye yenda gushiramo amaraso n'umwuka, aratuza. Priya akomeza agira ati ndagukunda cyane Brice, nifuza ko waguma hano tukibanira. Priya yavugaga ibyo byose yirengagije ko yari umuganga ukomeye mu gihugu, leta yahaga akazi akakanga ngo bamuhaye make. Yarishingiye ibitaro byigenga avuriramo abaherwe gusa kuko nta mukene wapfaga kuhivuriza. Ibinyamakuru byamwandikagaho buri munsi, amaradiyo n'amateleviziyo yamuvugaho buri munsi, atumirwa ku biganiro kuri YouTube n'ahandi, atakambira Bruce amusaba kumubera umukunzi. Brice we nta n'urwara rwo kwishima yari afite, kuko kuva yagirirwa nabi kugeza ubwo atari ari gukorera amafaranga, kandi no mu gihe cyose yakundanaga na Brenda yabaga ari uko yakoze, uretse ko ataburaga ibiraka. Priya yakomeje agira ati Brice, wavugaga ngo wanyitura iki kubera ko nakuvuye ku buntu, wenda wari kunyishyura akayabo kandi nkakwitaho mu bundi buryo, ariko ntugire ngo ni ukugufatirana, ahubwo ni uko nakunze wowe, nakunze uko uteye, nakunze uko uvuga. Nta kindi nshaka kunyitura uretse kwikuramo Brenda, kandi nzabigufashamo. Dutangirane ubuzima bushya, twibanire, ducungane ibyacu byose. Brice ati Priya, sinzi niba unkunda koko nk'uko uri kubivuga, ariko ibyo niboneye birahagije. Wanyeretse urukundo bwa mbere ukintoragura, bwa mbere ukinkuramo inkota, ukampa ibyo guhumekeraho, ukanyongerera amaraso, ukandwaza, ukambera umurwaza na muganga, ukanyitaho, ukampa imyenda yo kwambara, ibyo kurya n'ibyo kunywa nkunda, ibintu byose ukabikora ubikunze. Narabibonye kuko uburyo umvugishamo n'umwanyuma bitandukanye n'ibyo ukorera abandi barwayi baba banakwishyuye akayabo, ariko sinabishingiraho ngo nemeze ko nkunda by'urukundo rwatugeza ku kubana. Sinakwemeza ko bitari impuhwe no kumfatirana kuko wamvuye. Uretse n'ibyo njye sindiyumvisha ko Brenda yapfuye, ndamukunda kandi nzi ko nawe aho arankunda, naba yaranapfuye namusezeranyije kutazakunda undi mukobwa mu gihe nkiriho. Nkubwiye ko ngukunda naba nkubeshye, keretse nishyinguriye Brenda nkamenya ko atakiriho, nibwo wenda urukundo rwazanzamo nka nyuma y'imyaka 10 waba ugihari tukabana, ariko singiye kukubeshya ngo ndagukunda, ahubwo uko turi kumwe binyibutsa Brenda kurushaho, aho kumwibagirwa muramwibuka. Noneho iyo nzaniye uriya mutobe nibuka ko ariwo twanywaga ubwo bantera inkota nawe bakamujyana. Umbabarire Priya, niba ariyo nyiturano simbashije kukwitura, kandi uciye amafaranga ahwanye n'ibyo wakoze sinayabona. Icyiza ni uko wansubiza ku iseta, ukankuramo umutima, impyiko n'ibindi bice byajya mu wundi muntu, byose ukabinkuramo nkanipfira mu mahoro ndi mu kinya, wenda byo byakwishyura iyo wakoresheje. Brice yarangije kubivuga ari kurira. Priya nawe yaraturitse ararira, abwira Brice ati wimbwira utyo Brice, uko nakuvuye niko nari no kuvura undi iyo musanga mu muhanda, kandi nawe sinari kumwishyuza, ariko se ubwo urumva nari kumukunda nkawe? Ni wowe nakunze gusa kuko urihariye, kandi utuma niyumva nkanjye wo kwibonamo icyamamare nk'uko isi mfata. Ni ukuri nibwije ukuri nsanga ngukunda, no kubikubwira byari byarananiye, ariko kuko wenda kugenda sinari kubigumana. Yikije umutima aramubwira ati Brice, sinakubuza kugenda, kandi niba ufite ikibazo mu gushaka Brenda ujye umpamagara. Kugukunda kwanjye si ukwifuza ko mbera umukunzi gusa, umugabo na papa w'abana banjye, ahubwo kugukunda birimo no guharanira amahoro yawe. Niba kwishyiramo ko Brenda akiriho ari byo biguhaye amahoro, ni ukuri komeza kandi nzagufasha kumushaka. Gusa ntuzibagirwe ko ngukunda nk'uko utazibagirwa Brenda. Brice yumvise umutima uteye vuba, abaza muganga ati burya se uri umuntu mwiza bigezaho? Priya yagiye mu cyumba atamusubije, mu igikapu kirimo imyenda n'amafaranga ahagije, aramubwira ati amahirwe masa, numubona nabwo uzambwira, kandi nzashimishwa no kongera kukubona wishimye uri kumwe na Brenda nibishoboka, cyangwa numubura nzongere nkubone wariyakiriye kandi wishimye. Ibyishimo nicyo gihembo wakwihukira mu isi, ntuzemere ko agahinda kaguherana ngo kakwibagiza andi mahirwe ufite. Brice yafashe igikapu asezera kuri Priya, sohoka amarira yamuzenze mu maso. Priya nawe asigara arira. Akimara kugera hanze yateze moto, ajya aho yakodesha agasanga haragiyemo abandi bantu, ibintu bye barabyibye byose. Abaza umugabo wari wicumbikanyemo n'umugore n'abana be ati hano mwahageze ryari? Nabo batashize iminsi myinshi twarafatishije. Ati se nta kintu mwasanzemo? Undi aramusubiza ati twaje baduha imfunguzo hanakoropye, ibintu byose nitwe twabyishyiriyemo, yaba aho guhanika imyenda, intebe n'ibindi. Brice yarababajije niba nta bintu bye basanzemo, bo bamusubiza nkaho nyirinzu asanzwe ashyiramo ibikoresho bimwe na bimwe, kwa kundi ukodesha ugasangamo nk'intebe n'ibindi. Brice yahamagaye nyiri igipangu yanga gufata telefone, yumva agize agahinda kenshi. Urufunguzo rumwe yari abitse ari uwo muryango, dore ko wakodeshaga inzu zaho bamuhaga urufunguzo rumwe gusa, kuko yari afite amafaranga ahita atangira gushaka indi nzu yaba aruhukiyemo, kubw'amahirwe umugoroba ugera ayibonye. Akigera yahamagaye nimero ya Brenda ntiyacamo, aravuga ati koko waramwishe.
yarongera ahamagara gusa ntiyatekereza ibyo kumwandikira ubutumwa bugufi. Yabanje kuguriramo akamatera gato cyane n'agashoka kamwe ngo abone harara. Iryo joro yaraye arira yibaza niba koko Brenda yarishwe cyangwa akiriho, gusa nanone akumva ko nubwo yaba akiriho yaba yarishakiye undi mukunzi yarakiriye ko yapfuye kandi akiriho. Brice yaraye yibuka ibihe byiza byose bagiranye, amarira akamanuka ku matama. Buki yagiye gushakisha ahantu hose ngo arebe ko yabona Brenda. Yagiye mu gipangu yabagamo bamubwira ko nabo batazi aho waba, abaririza amakuru y'umukobwa wapfuye uwo Priya yamubwiye ko bamusanze mu nzira zigana aho za ngona zororerwaga, asanga atari Brenda. Umunsi warangiye atamubonye. Yakomeje kumushakisha no mu yindi minsi, ageze acika intege yumva atangiye kwakira ko yapfuye. Mu rugo rwo kwa Donati mu gitondo habaye imvururu ziteye ubwoba. Ubwo Fred yacikishaga Brenda kwa Donati, yabanje gufata umuzamu mu ijosi amujugunya ku ruhande, kandi mu kugenda basiga bafunze urugi rwo kwirembo bajugunya imfunguzo na telefoni ye barayitwara. Umuzamu yagaruye agatege ariyandayandagira ku muryango asanga bafunze, ashaka imfunguzo arazibura. Abyukije abandi bazamu bo hirya no hino asanga basinzira, atangira kwitonganya ati ubu koko turabarinzi bwoko ki? Twari twarizeye ko hano ari umutekano, tutazi ko muri twarimo abagambanyi. Fred koko niwe wari umejeje umwuka, noneho akanacikisha Brenda. Aba basore bose basinzira nk'abapfu. Yaragiye kunyicira hano nta n'umwe ukangutse, bari gusanga napfuye. Ariko ubu ndabigira nte ko ndi mu kaga? Ahari ngiye kwiryamira uruhande rw'abandi, noneho mu gitondo Donati nabaza uko byagenze nanjye mubwire ko nari nsinziriye. Ariko se kandi njye ufite imfunguzo. Yakoze mu mufuka ngo nibura bimenyeshe Donati. Telefone nayo yarayibura kuko nayo Brenda yari yayitwaye, kandi kubyutsa Donati nijoro ntibyari byemewe. Yumvise ataye umutwe itabyutsa abandi bazamu bose babwira ibyamubayeho byose, bashya ubwoba. Baravuga bati Donati nakanguka akamubura n'ukuntu yari yamukunze aratwica cyangwa twirukane ku kazi burundu, mureke tumucike, nimureke duhunge muri iri joro. Babitekerejeho bamwe baravuga bati Donati ni umuntu mwiza ntacyo aradutwara, mureke tuhaguma ahubwo twese tuze kuvuganira Denko. Denko ni wa muzamu wari wanigaguwe na Fred. Bamwe baravuze bati ibyo nibyo, ariko aho guhangana nawe tumusege hano, murabizi ku kintu yakunze yanakwica umuntu. Aho kugira ngo turwanye rero tube twanakwicana, mureke twigendere tujye mu kandi kazi, n'ubundi turebye nabi twazafungwa tuzira ibyaha twakoze byo kuzana abakobwa tubamuzaniye. Babaye nk'abacitsamo ibice, abarenga 1/2 bahita bapakira utwabo twose. Iryo joro bacika bashaka aho bahungira, bamwe basubira mu byaro by'aho bavuka ntibaguma mu mujyi kugira ngo atazana bashaka akababona. Abasigaye bari barimo na Denko, bari banoze imigambi yuko baramubwira ko abacitse ari bo bamucikanye, ariko bakibaza uko Donati arabyemera barokotse barimo n'abamuzanye. Denko yarababwiye ati dore uko ndamubwira, mwebwe muceceke mwivugishirize, ibyo murakora ni ukwikiriza mukamwereka ko ibyo mvuga namwe mubyemera. Yakomeje kubabwira uko aracururutsa Donati, arangije kubibabwira basaba gusa n'abishwaratura bakaniyanduza cyane kugira ngo Donati aze kubona ko batapfuye ko bareka gutyo gusa. Iryo joro ryose Donati yaraye arota araranye na Brenda. Brenda yaratuje atagitera hejuru. Mu nzozi yaraye yibona ari kumwe na Brenda, barakoze ubukwe bwiza, babana mu nzu imwe, batembera ahantu henshi heza, barabyaye abana benshi. Brenda amubwira ati warakoze kohereza abakozi bawe bakanyambura Brice, ni ukuri iyo utabohereza ngo bamfate banzane hano nk'uko babikoze nari kuzapfira mu bukene. Hano iwawe mfata neza, urankunda ukambye nshaka cyose, mbese naratomboye. Mu nzozi Brenda yahise amuhobera amusoma ku itama. Donati ari kwisuganya ngo amwegere amufatirane nayo marangamutima ahita asanga yarotaga. Yahise abyuka mu rukerera nka saa 11:15 kuko yaribwiye mu mutima ati sinakomeza gutinda ngo ndaryamye, ndabiza kenshi nkabya inzozi, reka njye kureba Brenda turarane nabyanga mufate ku ngufu. Inama za Fred wambwiraga ngo nihangane iminsi 2 sinkizitayeho kuko naba ndi kwitinza muri iki gihugu, reka ngende mutere ndakuwe neza nabyemera cyangwa nabyanganye mutere namuteye ibishinge. Yahise abyukana n'imyenda yarayemo agenda nk'uwiteguye gutera inda Brenda. Yaje yitonze, yageze ku muryango wa Brenda asanga harafunguye, urugi rurangaye. Yahise acana itara atungurwa no gusanga nta muntu uhari. Yahamagaye Fred akoresheje umunwa ariko ntiyamwitaba. Yamuhamagaye kuri telefone, Fred ahita amukupa. Yumvise yikanzemo ahamagara abarinzi be ati uyu mukobwa ariko namubuze, gusa yumva nta numwe umusubije. Abarinzi benshi barindaga bararaga hanze hafi ya bose. Fred niwe baranaga mu nzu kubera ko yamufasha gukora imibare no kwegeranya raporo z'ibyavuye mu bucuruzi bwe. Yagiye kureba ku muryango asanga bane biryamiye aho, arababaza ati kuki mwese mwiryamiye? Bakangukiye rimwe nubwo bari bagitora agatotsi kuko bari barayi baganira uko baramubeshya, birangira muri urwo rukerera agatotsi kabatwaye. Gusa yarebye ko basaga nabi kandi bashwarutiye ku maboko. Denko yakomeretse ahita abona ko habaye ikintu kidasanzwe. Ataragira irindi jambo avuga Denko ati boss
burya twabanaga n'abagambanyi. Yarondeye amazina y'abacitse bose arenzaho ati bacikanye uriya mukobwa bashutswe na Fred. Fred yababwiye ko uriya mukobwa yabemereye ikibanza kinini bazagurisha bagakuramo amafaranga, ngo buriya ngo nta babyeyi agira. Rero yababwiye ko nibamufasha agacika barasinyana amasezerano y'uko abahaye umurima munini bazagurisha bakawuvanamo amamiliyoni. Uku tureba baduhondaguye, njye bananwe telefone. Denko yakomeje kumusobanurira. Donati biramurakaza cyane ati namwe murabagambanyi, kuki mutambwiye bakigenda ngo dushaka uko tubagarura? Ubwo se mwibagiwe ko ayo mushaka yose nyabaho iyo mwankoreye neza? Yongeye gukurura isura ya Brenda, yibuka ukuntu ari umukobwa mwiza, uteye neza, useka neza, mbese uhuje n'uko yifuzaga. Hanyuma arababwira ati uwo nsanga hano ndamwica. Niba koko kumurinda byabananiye, nimugende ibindi nzajya mbyikorera, ntacyo mwebwe mukiramira. Umukozi untekera niwe uraguma hano, ubucuruzi bwanjye babukora baracyabukora, nimumve mu maso mwebwe ntacyo mukimariye. Ngiye mu nzu ngaruke mwarenze. Yasubiye mu nzu asa nk'ugiye kugarukana intwaro. Donati yarabitse imbunda mu nzu ariko nta n'umwe wari ubizi. Mu kugaruka ko yasanze bose bari kurira igipangu, dore ko nyine imfunguzo Brenda na Fred bari bazijugunye. Donati yumvise agize umujinya cyane ko bari no kurira igipangu cye, yibutse ukuntu bagize uruhare mu gucika k'umukobwa yari yakunze bidasanzwe, dore ko noneho kandi yumvaga atizeye neza abo bazamu bari basigaye. Umujinya uramwica cyane kurusha, ahita atangira kubarasa. Yishemo batatu kubw'amahirwe. Denka ahita asimbukaga inyuma agenda atabaza. Akigera mu muhanda asanga abapolisi bahahagaze. Bari bazindukiye kwa Donati nk'ibisanzwe ngo abahaye kunywera nk'uko yari asanzwe abigenza. Yari yarababwiye ko igihe cyose bafite inyota bajya akabaha icyo bashaka cyose. Denko yabagezeho ababwira ko Donati ari kurasa abantu bose bari iwe, bihutira gutabara. Bagiye biruka bakoze ku rugi bumva rukinze, bakomanga basaba gukingurirwa. Donati ahagarara inyuma yiteguye kurasa, arabihorera. Umupolisi umwe ahita yurira igipanga cyegura umutwe Donati ahita amurasa, hagwa hasi ataranamenya ko yari umupolisi. Mugenzi wari usigaye hasi yagize ubwoba, bahamagara abandi bapolisi baza bihuse. Bakigera ku irembo basanga wa mupolisi yegamije mugenzi we wari umaze kuraswa isasu ku mutwe. Uwo mwanya bahise batangira kwica urugi. Donati wumvise yurira ku rukuta arasamo abandi babiri baturutse hejuru, hanyuma arongera aruruka amasasu kuko yarashize mu mbunda. Abari basigaye bigabanyijemo ibice, bamwe bakuraho imirambo bayishyira mu modoka, abandi bakomeza kwiyahura ku muryango. Bakuramo urugi, bakinjira mu gipangu basanga imirambo itatu y'abagabo yuzuye amaraso. Uwo mwanya bahise bafata Donati wari uhagaze aho batumbiriye, bamuvugishije mu rurimi rwaho yanga kubasubiza akoresha urwabo batumvaga. Uwo mwanya bamujyana kuri sitasiyo yabo, ariko banakurikirana ibikorwa byo kugeza imirambo yose kwa muganga. Bamwe mu bakobwa bumvise ko Donati afunzwe, biyemeza kuzajya kuvuga ibyo yabakoreye byose ku munsi wo kuburanishwa. Icyo akoreye amakuru ntabwo Brenda na Fred bayamenye. Telefoni bari bazikuye ku murongo bakuyemo amasimukadi ngo hatagira ubahiga akoresheje ugukurura aho ziri. Fred yamugejeje mu miryango y'iwabo bwije, babaho kurara buri muntu kwe. Bukeye mu gitondo baba ari bwo bababwira ibyabaye byose. Fred ntiherukanaga n'uwo mubyara we warashatse umugore abyaye kabiri. Yagize amahirwe asanga hari inzu yuzuye yubatse, ashaka kujya ayikodesha. Amusaba ko yaha icumbi Brenda akahaba nk'umunyamuryango, hanyuma nawe akaba muri iyo nzu, ndetse akabashakira akazi ku buryo azajya amwishyura nk'uko yari kuzajya yishyuza n'abandi bantu bari gukodesha iyo nzu ye. Mubyara we yitwaga Aphrodis na madamu we n'abana babo babiri b'abakobwa bishimiye ko babonye bene wabo. Batangiye kujya bakorana mu mirimo yose bakoraga. Brenda na Fred batangira kwinjiza amafaranga. Icyumweru cyashize Brenda ararira, ariko bwacya akigira nkaho nta cyabaye. Yabaga atekereza kuri Brice igihe cyose. Yarabyutse afata telefoni yasubizamo simukadi, ahamagaye nimero ya Brice ntiyacamo. Yahise avuga ati nta kundi ngomba kubyakira, ngomba kwakira ko Brice yapfuye ngakomeza ubuzima. Gusa yumvaga atabyizeye neza, akavuga ati wasanga akiriho kuko yatabawe n'umuganga. Ariko se bwo yaba akiriho ntiyatekereza ko nashatse undi mugabo cyangwa nkaba narapfuye. Iyo minsi yamubereye mibi, ariko kwa Aphrodis bakamuruhura mu mutwe. Bari abantu basabana bitanaho ku buryo bamubyutsaga mu gitondo ngaza nk'igikoma, akayoberwa igihe babyukiye. Hari mu cyaro bakabyuka mu gitondo cya kare, Fred nawe akabarahageze bagasangira ibyo kurya, bakajya mu mirima yabo bagahinga. Bari bafite imirima minini cyane bishoboka kandi myinshi, ku buryo bezaga imyaka bayoherezaga mu mujyi bagakuramo amafaranga menshi. Amezi yakomeje kwicuma, agenda yiyakira gake gake, gusa ntibyapfa kumushiramo kuko urwo yakundaga Brice rwari rudasanzwe. Icyakora nubwo Fred yari yaratabaye Brenda akamukura kwa Donati, yaratangiye kumwiyumvamo. Yararaga yibaza ati uyu mukobwa ko ari mwiza nzamufatisha nte? Nimubwira ko mukunda azabifata nko kumushinyagurira, cyangwa yumve ko impamvu namukuye kwa Donati yari yo kugira ngo mbonereho kumurambagiza.
yakomeje kujya abitekerezaho, kwifata biramunanira, ategura umunsi wo kuzabimubwira. Gusa uwo munsi warageze burahera, yiyemeza kujya bimwereka uko bishoboka. Amezi yabaye menshi bakurana buri munsi, bagatandukana ari uko buri wese agiye kuryama. Brenda kwa mubyara wa Fred, aho kwa Aphrodis, na Fred akarara mu nzu ya Aphrodis. Fred yumvise urukundo akunda Brenda rumuzahaje, yegera Aphrodis aramubwira ati Aphrodis, urabizi ko uretse no kuba uri mubyara wanjye wambera inshuti ukomeye cyane. Ni ukuri nishimira ko wamfashije kandi aho ngereye aha ngenda ntera imbere kuruta uko narindi nkiri iwacu. Gusa mfite ikibazo kinkomereye. Uriya mukobwa naramukunze ariko ukumubwira ko mukunda birananira, nabuze aho mpera. Hari ku kagoroba bagiye gutembera mu gasantere bari gusangira icyo kunywa. Aphrodis atereka ikirahure hasi amusubirisha ati ugize ngo undi turiya mukobwa ndamukunda. Aphrodis ati uwuhe? Wa undi nabonye muri kumwe ejo bundi hashize se? Fred yikeje umutima ati oya ntabwo ari we, ni Brenda ndi kuvuga. Aphrodis ati none se koko kumubwira ko mukunda byarakunaniye? Fred yaramusubije ati erega kumubwira ko mukunda ntibyakabaye binanira, ikibazo nuko azabifata nabi. Uriya mukobwa yaje ansanga kwa Donati, ndakeka ibyo ukibyibuka kuko we n'umuryango wawe twabibasobanuriye neza. Brenda yari ari kumwe n'umukunzi we witwaga Brice, bagiranye ibihe byiza, bahoberanye. Brice bamutera icyuma apfira mu maso ye, nawe bamutwara nabi bamuziritse, bamutera ibishinge bamujyana kwa Donati yataye ubwenge. Yakomeje agira ati Donati yahise amukunda, ashaka kumugira umugore ku ngufu, akazamukingirana mu nzu, yazamara kumubyarira akabona kumwimurira mu kindi gihugu. Urabyibuka narabikubwiye, icyatumye mucikana ni uko yaragiye kumusambanya amufashe ku ngufu, amurogeye mu byo kurya cyangwa amuteye imiti kugira ngo ate ubwenge asinzire. Rero aho namugereje hano nuko byo utabizi, namaze igihe kinini muhumuriza, muhoza amarira, mwihanganisha kubwo gupfusha Brice. Mbabarira umbwira aho nahera mubwira ko mukunda nyuma y'ibyo byose. Aphrodis yamurebye mu maso aramubwira ati Fred, wowe wihangayika, niba gukunda ntabwo ari ngombwa ko utegura uburyo uzabimubwiramo. Maze iminsi mbitegereza mu gihe twabaga turi mu murimo duhinga, dusarura cyangwa dukora ibindi. Nibukaga rwose uko mwaje mwisanzuranaho, nkabona byarikubye cyane inshuro nyinshi. Uriya mukobwa niwe afite akesha ubuzima, kuko yashoboraga no kwiyahura. Gusa ntibivuze ko azaguha urukundo rwe. Wowe biha igihe umwiteho kandi uharanire kumuzamurira amarangamutima. Numureba ntumurebe nka mushiki we, nimuhuza amaso kenshi hari icyo azagusomamo. Icyo nakubwira nuko akeneye ibikorwa by'urukundo bisumbyeho kurusha amagambo. Ariko nanone ntukwiye gutinda kumubwira ko umukunda. Wenda icyo uzakora no kubimubwira mu gihe ubona ko umunsi wanyu wagenze neza, adafite imihangayiko, mbese yishimye. Nunanirwa kubimubwira uzaze dupanga uko twabiganiriza madamu, nawe ajya mucokoza mubaze niba koko uramutse umusabye kumubera umukunzi yabyemera. Ndako ntibizagorana, reka tumwe dutahe ubutangiye kwira, uraruna mubwinga ijoro ryiza. Baratashye. Fred ageze aho guhitira mu nzu abanza kujya kureba Brenda. Abandi bari mu nzu. Brenda aherekeje Fred ngo anakinga urugi rwo kwirembo. Fred ahita amusaba kumuhobera. Brenda biramutungura, Fred aramwinginga. Brenda ageze arabyemera aramuhobera. Amuhobeye Fred yitse imitima nk'uwabuze aho ahera ngo avuge ijambo. Ageze aho Brenda aramubaza ati Fred, habaye iki? Umeze neza? Fred ati simeze neza Brenda, ndahangayitse cyane kandi mfite ubwoba bwo kukubura. Mfite byinshi nifuza kukubwira ariko basi kuguhobera byo ndumva binduhuye umutima. Nukuri yaragiye gukomereza ngo amubwire ko amukunda ariko abura aho ahera. Brenda ahita amwiye akamufata ibiganza byombi aramubwira ati Fred, ndabyumva ko wabaye cyane ariko mbabarira udatuma nanjye mbabara. Ndakwinginze mbwira icyo wabaye, mbona uko ndyama mfite amahoro. Urabizi sinatuza utameze neza, warantabaye Fred, mbwira icyo nakora nanjye ngo nkwiture. Fred yabuze icyo amusubiza, arongera aramuhobera ahita ataha. Agenda amubwira ati nahejo nibigushobokera mu mwanya tuganire birambuye nkubwira ibimpangayikishije. Brenda nawe avugira kure ati nta kutagize ugiye gutuma ndara ntasinziriye kubera gutekereza icyo wabaye. Mu gitondo hari akazi nk'ibisanzwe. Brenda azinduka akarajya mu murima basaruragamo ibishyimbo yibwira ko Fred aramusanga ariko ntiyamusanga. Bari bafite umurima bahinganagamo bonyine, ni ukuvuga Fred na Brenda, kandi bagasaruramo ibitubutse. Gusa Fred we yakomeje kuryama ntiyazinduka nk'ibisanzwe. Ku rundi ruhande ijuru rimwe aryamye Priya yaramuhamagaye aramubwira ati Brice, maze iminsi nanjye gushaka ariko narakubuze, wambabarira basi tukabonana? Brice yarabyemeye aramubwira ati ndahari. Bapanga umunsi ukurikiyeho. Brice yaribwiraga ati n'ubundi ubuzima bugomba gukomeza, nta yandi mahitamo mfite uretse kwemera ibyo Priya nsaba byose, kuko niba nkunda by'ukuri wenda azamfasha kwiyakira, nirengagiza ko Brenda yapfuye, wenda
nubwo bitazaba 100%. Brice na Priya barahuye bahurira muri hoteli nziza cyane. Abantu bose babaga bashaka kwifotoreza kuri Priya kuko yari umuganga ukomeye nk'ibindi byamamare byose mu gihugu. Yewe niyo yajyaga mu mahanga bahitaga bamumenya kuko amafoto ye yabaga amanitse mu mijyi myinshi. Yasabye Brice gufata icyumba bakaganira batuje, abantu batari kumushagara cyane. Barinjira, Priya atumiza ibyo kurya, yibukana ya mitobe Brenda na Brice bakundaga bombi. Gusa mu gihe batari bakabizanye hari habuze n'uwagira icyo avuga. Bombi barebanaga mu buryo budasanzwe, Priya asa n'ufite ubwoba, Brice afite umuhangayiko n'agahinda. Ibyo kurya n'imitobe babizanye nabwo Brice akomeza guceceka na Priya akomeza guceceka. Barangije kurya no kunywa nabwo babura icyo baganira. Priya yatangiye kwisetsa, amwifatishaho, ageze haratobora ati Brice, ndabizi ibyo ngiye kuvuga ntubifata neza kandi bisa no kugusubiramo. Sinzi niba ndabona aho mpera, ariko turi abantu bakuru, ntidukwiriye kunanizanya nubwo numva narahindutse umwana nyuma yo kukubona. Ndabizi ntibikwiriye ko umukobwa akora nk'ibyo ngukorera, ariko kutabikora sinabishobora. Brice yarikoreje ahita amuca mu ijambo ati mbere ya byose se umeze neza Priya? Ati nukuri nari ngukumbuye cyane bitavugwa, ntabwo wabyumva. Nararaga ngutekerezaho nubwo nabaga ntekereza kuri Brenda, ariko wari utangiye kumunyibagiza. Ni niyo mpamvu nahise nemera ko duhura, none turahuye mbura icyo mvuga. Ndabizi kuri icyamamare, buri muntu wese aba yifuza kubona amaso ku maso umukobwa mwiza ukiri muto w'umuhanga, umuganga uvura indwara zananiranye, umuganga utabara ubugingo bw'abendaga kububura. Ariko sinarinzi ko nabo muri hoteli bagutinya bakanakubaha kuriya. Nibwiraga ko usanzwe uhaza kenshi. Ubwo se koko nkanjye twari turi kumwe? Priya yarababera turigararira amubwira ati Brice, niyo mpamvu utampa agaciro, niyo mpamvu utamfata nk'umukobwa ukwiriye urukundo rwawe, niyo mpamvu nakweretse ko ngukunda ukabyanga kuko ndi icyamamare. Akivuga ibyo n'amarira menshi, Brice nawe agerageza kumuhanagura amarira. Batunguwe no kubona amashusho yabo binjira muri hoteli, abantu bababyiganira, hari benshi bashaka kwifotoreza kuri Priya ariko nyuzwa kuri televiziyo. Brice ati si binavugaga se, reba amagambo banditse ku mafoto ngo muganga Priya yasohokanye n'umukunzi we, ngo nta makuru y'imyidagaduro. Ubu koko Priya yaramuhobeye cyane ararira aboroga, amusaba imbabazi ati mbabarira Brice, nanjye sibwo buzima nifuzaga kubamo. Wenda iyo nza kuba umukene n'umukobwa uciriritse ahari wari kunkunda. Brice nawe yumvise ababajwe n'amagambo Priya yarakomeje kumubwira, kandi yarabizi ko amukunda. None abona ko byanga bikunda Priya amukunda by'ukuri, yiyemeza kutamugora ahubwo akamwibwirira ko amukunda. Brice yaratangiye ati Brenda, ndako Priya, umbabarire hari ubwo njya nkwita Brenda kandi urabikwiriye, cyane ko nawe wansezeranyije kuzambira Brenda wundi, ukambira Brenda mushya, ukamusimbura mu buryo bwose nubwo utabasha kumunyibagiza burundu. Ndabizi sinakabaye nkwitiranye na Brenda kuko wenda bishobora kukurakaza cyangwa bikakubabaza, ariko wihangayika uvuga ko ntagukunda kuko uri mu buzima bwo hejuru cyane. Ahubwo nuko numva njye nawe tutajyanye, numva ntagukwiriye nubwo nagukunda kuko urwo rukundo narwizerane. Nashingira kuki nizera ko ruzaramba mu gihe nta kintu nshoboye, ntari mu kazi nkakubamo. Priya yarongera ararira aramubwira ati kuki bitashoboka Brice, icyananiranye n'iki? None se nshaka wompa ibyo ntunze byose, ndeke n'aka kazi basi nubona ndi ku busa uzankunda? Mbwira mbikore mpamagare papa ashaka uwabiha. Brice yagize ikiniga aramubwira ati Priya, amagambo uri kuvuga ari kumbabaza. Ntagukunze nakunda nde? Ubona hari indi mahitamo mfite? Kandi ntugire ngo ngukunda kuko nabuze uko ngira cyangwa wabimpatiye. Nuko agahinda ka Brenda katarashira neza, kandi nabwo nkaba numva nakwiriye gukundana nawe, ariko maze kubona ko nibeshye. Urwo nkunda sinarutesha agaciro Priya, uretse n'ibyo watabaye ubuzima bwanjye ndetse ntiwanyishyuza. Iyo unyishyuza nari kujya mu byaro by'iwacu nkagurisha twose, kandi nabwo ntiyari kuvamo, kiretse kuguha umutima n'impyiko. Ni ukuri nubwo ntagukundira ko wantabaye ninda gupfa no kuba waranze kunyishyuza, gusa mpora mbikubwira ko uri mwiza, ugira umutima mwiza, akarusha urankunda bitari ukongerera impuhwe. Ariko akivuga ijambo ariko Priya yahise amureba mu maso ati ariko ibiki, ariko ntiwakomera ko dukundana. Brice ati oya witekereza ku ruhande rubi, ahubwo nyemerera dukora amarangamutima muri ibi bintu. Nibyo urukundo nta marangamutima, ariko kuba ngukunda nawe nkunda ntibihagije ngo nizere ko ruzaramba. Reka turebe ishusho ngari hato tutazakomeretsanya. Priya ati none se nkora iki? Brice ati reka nkubaze unsubize, urankunda koko? Priya ati kuki wongeye kubimbaza? Kuki utari kunyizera? Brice yabaye nk'utitaye ku byo Priya amusubije, arongera aramubaza ati urankunda koko Priya? Priya yarageze aho asubiza ibintu byose afite ikiniga ati ndagukunda Brice, ndagukunda cyane kuruta undi muntu uwo ari we wese. Brice ati ntega amatwi nkubwire rero,
ubu nuko kuba ngukunda utari kubyizera neza, ariko ndabizi numara kubona ko ngukunda n'umutima wanjye wose, ubona ko namaze kukwimariramo nta handi najya, uzatangira kubangamirwa n'inenge zanjye. Kuba ntafite akazi bizakubangamira, ujye umburira umwanya umbwire ko uhuze, ningira ibyo mvuga nti mba ndi mu kazi ujye umpa amahoro, mba mpuze buriya nuko udakora, nubwo twabana mu rugo sinazagira ijambo, wajya umbaza icyo nkora cyatuma nitwa umutware nkakibura. Priya, ni ukuri humuka utekereze kure, urukundo rwanjye nawe urumva rwashoboka? Witeguye ute kwakira inkuru zizakuvugaho ko wabanye n'umusore utagira ikintu, bavuga ko wamwitereteye, ko wamwikundishijeho? Priya yaramubwiye ati ibintu uri kumbwira birumvikana Brice, mbese numva ko wamfata uramutse ufite akazi njye ntagafite. Brice ati oya ariko bifata utyo, umugabo niwe ufite inshingano zo kwita ku muryango, niwe ufite inshingano zo kwita ku mugore, kuko umugore ari umufasha, nta kindi umugabo aba akwiriye kuvuga mu gihe umugore we nta kazi afite. Ahubwo iyo bimeze bityo umugabo agashakira umugore akamushakira icyo gukora. Priya ati harya Brice wagarukiye mu wa kangahe? Brice ati mfite diploma ariko yo mu wa 6 gusa, kandi sinize ibintu bijyanye no kuvura, uretse ko nibyo nize nabyibagiwe, nagiye mu kazi k'ingufu ibyo ndabyibagirwa. Priya ati ngaho mbwira ngufashe ugire icyo ukora, wenda uzanyishyire nyuma bizabe nkaho nakugurije yo gutangiza. Brice ati numva ahubwo ngiye guhita ntangira gukora ubucuruzi, icyo nzacuruza ndarara ngitekerezaho, nze kukubwira n'amafaranga akenewe, nkubwira aho nzakorera n'ibindi. Icyo gitekerezo cyo ndagikunze. Priya ati nibyo byiza, kandi ubishatse wazabikora wiga kaminuza, nzakurihira kaminuza nziza yigisha neza, nurangiza kwiga ukumva ukinkunda tuzakomezanya. Nemera ko urukundo rutagarukira ku kwifuza kubana n'umuntu ngo mugire uwawe, kugukunda nkanakwifuriza iterambere, naba mbishoboye nkagufasha narwo n'urukundo ngukunda, si ngombwa ko runyitura, nzakomeza ngukunde wowe kunkunda n'amahitamo yawe. Priya yashatse guhita asohoka, agihaguruka Brice amufata ukuboko amwicaza ku gitanda, amara umwanya munini amureba nta jambo avuga, aramubwira ati Priya, nta rukundo ubona mu maso yanjye? Kuki utabibona ko ngukunda? Kuki wumva ko byagera icyo gihe cyose? Nuko nta mpeta mfite ngo nyikwambike ntere ivi none ngo wamirize ko ngukunda? Njye nizerera mu rukundo cyane, ariko kuri wowe, ku muntu nkawe ntibiba byoroshye. Tekereza nawe ukuntu twaje muri loge nk'abaje kuhakorera ibyo abandi bakorera, kandi ari uguhunga akavuyo k'abashakaga kukwifotorezaho. Ni ukuri ndagukunda cyane, nuko kwakira ko unkunda ari byo bigoranye, nubwo mfite ibimenyetso. Mbabarira nakugoye, ariko urabibona ko ngukunda, keretse niba hari ikindi nakora cyatuma ubyizera. Priya yihanaguye amarira yari yarize arishima ahobera Brice, bakomeza gutyo bashira iminota myinshi. Brice atangira kumva ijwi muri we rimubwira riti ndacyariho Brice, kandi niteguye kukurwanirira. Uko yamuhoberaga niko yibukaga amagambo yabwiraga Brenda ubwo abicanyi bazaga bakamutera icyuma, gusa yihagazeho yanga ko Priya abimenya. Nyuma yo guhoberana umwanya munini Brice yahamagaye Priya ati chérie. Priya ati karame. Brice arongera ati chérie. Priya ati karame. Brice yahise aseka ati we, uzi ko twahuye bashira ise burya, noneho ukuntu uri kunyitaba neza. Priya yarasetse baranezererwa, batumiza ibindi byo kurya umunsi ushira bakiri aho baganira utuntu twinshi. Batashye nimugoroba ariko Brice asubira mu nzu yakodeshaga na Priya asubira iwe. Ku ruhande rwa Brenda na Fred yanze kujya mu kazi nk'ibisanzwe, yanga kujya gufasha Brenda. Aphrodis n'umugore we basanze Brenda mu murima batangira gusarura, ariko Brenda kumva yabuze amahoro. Yahamagaye Fred kuri telefoni, Fred ntiyayifata, abaza Aphrodis ati wabuze icyo mubyara wawe Fred yabaye? Ndi kumuhamagara ntafite telefoni, kandi amasaha yabaga yaje hano mu kazi, kuki ataje? Aphrodis ati yambwiye ko atameze neza ariko sinabitinzeho, nagize ngo n'umunaniro wenda kubera ko amaze iminsi akora ataruhuka ngo arangize kunyishyura amafaranga y'iriya nzu arimo ayigiriye, rero sinzi ikibazo afite, muheruka ku mugoroba mbona bidakaze ameze neza. Brenda yise abasigaye ajya gukomangira Fred, ariko Fred ntiyakingura. Yakomeje gukomanga cyane hafi kumena ibirahure. Fred wari ugitora agatotsi uwo mwanya ashigukira hejuru ati ndaje ngo ukingurire. Yakuyeho amarido abona ari Brenda uri gukomanga, arakingura. Brenda akimubona ahita amuhobera ati Fred, kuki utumye ngira ubwoba bungana gutya? Nari ngize ngo nawe wapfuye, nari ntangiye gutekereza ko wapfiriye mu nzu. Umva ko bagira ngo iki nanjye nari kwiyahura, noneho wabaye iki Fred? Fred yaramubwiye ati Brenda, sinjya kure n'ubundi uwo mpisha niwe mpishaho, ni ukuri naraye ntasinziriye, uhageze aribwo ngitora agatotsi pe. Brenda ati kuki waraye udasinziriye? Fred ati ndabizi nawe nturabyakira, kuko ahari urambonamo umutima mubi kandi nturemera ibyo nkubwira. Brenda agizemo ubwoba yicara ku gatebe kari aho mu nzu ati none se ushaka kuvuga iki Fred? Warangambaniye? Fred ati oya si ukugambana. Brenda, nisanze mu kibazo kandi kukikoramo bikomeje kungora. Nubwo nakubwiye ngo simeze neza ariko urumva ari ukwirwaza cyangwa uko byigira.
rero ikikije umutima ati sinzi aho nahera mbikubwira. Brenda amufashe ku rutugu aramubwira ati niwe muvandimwe mfite inaha, iyo uhangayitse njye bimpangayikisha kurushaho, mbabarira umbwire Fred kandi ndagufasha uko nshoboye. Fred ati Brenda nisanze ngukunda. Brenda yabaye nk'utungwa ati ngo. Fred ati nibyo byambujije amahwemero ijoro ryose no gusinzira bikanga. Ndabizi kukubwira ko nagukunze nikosa, nukuri sinakabaye mbukubwira, ariko nta yandi mahitamo nsigaranye kuko nanze no kuza mu kazi ngo nakubona ngakomeza gushavurira imbere. Ndabizi ntiwiteguye kumvira ijambo, ariko ndagukunda cyane Brenda kandi numva igihe mbimaranye gihagije. Brenda yahise amusiga hajya mu rugo kwa Aphrodis araryama, atangira gutekereza ibintu byinshi cyane. Yibuka uko yahuye na Brice bwa mbere bakibonana, uko yamubaye hafi mu gihe mama we yakoraga impanuka kandi ari we mubyeyi yari asigaranye. Yibuka uko Brice yishwe asanga nta wundi muntu asigaranye mu buzima bwe uretse Fred. Gusa yibazaga niba koko Fred amukunda by'ukuri, ariko yatekereza uko yamutabaye akamukora kwa Donat akirinda kubitekereza avuga ati byanga bikunda Fred arankunda kuko yankunze mbere, yanabaye atitaye ku by'urukundo, atangiye kunkunda kurushaho nta kindi ashingiyeho, wenda imitungo cyangwa ikindi kintu icyo ari cyo cyose, wenda arankunda ntabeshya. Ariko ikibazo ni uko Brice akinza mu bitekerezo. Yasubiyeho Fred yari ari mu nzu asanga yasigaye yifashe mu maso yubitse umutwe mu maguru. Brenda ati Fred yabaye nk'ushigutse, amurebye mu maso abona amaso yatukuye cyane. Brenda amusaba guhaguruka, Fred arahaguruka. Uwo mwanya Brenda ahita amuhobera aramubwira ati Fred ariko uzambabarira inzozi zanjye zizamo Brice kenshi nubwo yapfuye. Wenda utekereza ko niyakiriye, ariko sinzi niba uzihanganira intambara mbona ndwana yo kumwibagiza, kuko hari ubwo ntsindwa nkarera ntazi ikindijije. Fred yamubwiye mu ijwi rituje ati humura Brenda, kugukunda kwanjye gukubiyemo ibintu byose kandi niteguye kugufasha muri iyo ntambara urwana. Nshaka kugukunda nkabikwereka, tugakundana mu bibi no mu byiza, aho ubabaye nkagira icyo nkora. Humura ndabizi, nzi ukuntu wababaye, rero humura byose tuzabicanamo. Brenda yariruhukije yitsa umutima, hanyuma abaza Fred ati nyuma yo kukwemerera kukubera umukunzi harakurikiraho iki se Fred? Fred ati inzira hari narayiguze, njye nawe twarafatishije ntitwabura ikidutunga, nubyemera turatangira gupanga ibyo gukora ubukwe buciriritse kuko ndakeka twese turaziranye mu rugero runaka. Twabanye igihe kinini, turirirwana amanywa hafi ya yose, ntekereza ko ari nta kindi cyatubuza kubana vuba. Brenda ati ndumva byose wari warabipanze kera, ariko rero tubihe umwanya mbanze nikuramo kuri nka musaza wanjye pe, mbanze nakire ko ugiye kumbera umukunzi, mbanze menye uko nzajya nkwitwaraho, ibindi byo nanjye sinabirwanya. Bakomeje kuganira bageza ku mugoroba. Fred yahise asaba Aphrodis ko bahura akajya kumubwira inkuru nziza. Yabwiye Aphrodis ukuntu Brenda atamugoye agahita amwemerera urukundo. Aphrodis biramushimisha ati uriya mukobwa akeneye kumuba hafi cyane kuko afite ibikomere byinshi, kandi ugomba kuduhuriza hamwe njye na madamu n'abana tukabafasha gutegura ubukwe bwanyu. Ndumva mwebwe mudakeneye kubanza guteretana kuko muraziranye. Kwa Brice, Priya yamuhaye igishoro gihagije atangirira ubucuruzi, afungura iduka riranguza imyaka bo mu mujyi, atangira kumenyana n'abamugemuriraga imyaka itandukanye y'ibishyimbo, ibigori n'ibindi. Yewe yatekerezaga no gushyiramo ibindi bintu byinshi bishoboka, agashaka n'abakozi bo kumufasha. Brice yatangiye guhamagara abantu bari baziranye iwabo mu cyaro bakamugezaho iyo myaka, nawe akaranguza abacuruzi bo mu mujyi akomeza gutera imbere. Mu byumweru 2 gusa yaramaze kwishyura Priya y'amafaranga y'igishoro, yewe atangira no kwirihira kaminuza aho kugira ngo Priya yimurihire. Ubucuruzi bwakomeje gutera imbere. Brice atangira kubona imyaka yaranguraga iri kumubana migi kubera ko yarasigaye afite abakiriya benshi, ari nkaho ari we wenyine ugemurira umujyi wose. Priya yari yaramuhaye umushoferi, yaramuguriye imodoka itonda imyaka ku buryo byahitaga byoroha ko aho imyaka yabiri hose ajya akayizana, akavugana n'abahinzi bakayimugezaho cyangwa bo ubwabo bakayizana baje no gutembera mu mujyi. Kwa Brenda yamaze kwemerera Fred ko amukunda, bamaze kumenyerana nk'abari mu rukundo, ari nako bakomeje kujya bohereza imyaka mu mujyi, ariko wayiranguraga bagiraga bimushyirira bagasiga umubare w'ibiro bahasize, hanyuma nawe yaza akabohereza amafaranga. Barizeranaga cyane kuko bari bakoranye igihe kinini. Habaga hari abantu babafashaga kuyitwara ku magare bakayigeza aho hantu hagati na hagati, uyirangura akazana imodoka akayitwara. Babaga bavugana kuri telefoni gusa. Babwiye umuryango wa Aphrodis ko bakundana cyane, batangira gutegura ubukwe. Brenda rimwe na rimwe yumvaga babaye avuga ati ubu ni Bruce tuba tugiye gukorana ubukwe, ariko yabona uko Fred amukunda bikamugarurira agatege ntabitindeho cyane. Icyakora mu nzozi yahoraga abonamo Brice amubwira ati sinapfuye, Brice ndacyari muzima, ntuzakunda undi ndacyahari Brenda. Izo nzozi zamuzagamo zikamubuza amahoro kumva yava mu rukundo na Fred, ariko yakwibuka ko yamutabaye kandi nta n'icyizere cy'uko Brice akiriho, akumva abuze uko agira.
Bagiye gusezerana, basezerana mu murenge, basezerana no mu idini basengeragamo, bakora ubukwe bwiza bwitabiriwe n'abantu bose bo muri ako gace. Ubwo kandi niko bari bakomeje kuranguza imyaka yabo mu mujyi mu gihe heza. Uwabaranguriraga iyo yumvaga adakeneye imari yabahuzaga n'undi mukiriya ku buryo batapfaga kubura isoko. Hari n'ubwo imyaka yeraga bakagurira abandi bahinzi kuri make bakazayiteranyiriza hamwe n'iyabo bagiye kuyiranguza. Bari babanye neza, ukwezi kwa mbere gushira basa n'abibereye muri paradizo, ibyo bamwe bita ijoro rito bari baririmo. Kwa Brice na Priya naho ibintu byari bikomeje kugenda neza. Brice yanyuzagamo agahura na Priya bakaganira, bagahana umwanya uhagije nubwo bose bari bafite ibyo bahugiyemo. Brice yaratangiye kumukunda cyane, Priya nawe amwiyumvamo bidasanzwe. Priya yamusuraga kenshi, rimwe na rimwe akamufasha kwakira abakiriya kubera ubwamamare yari afite adapfa no kuva mu kazi, bamwe bamubona mu itangazamakuru gusa, bigatuma n'abadashaka guhaha baza guhahira kwa Brice kugira ngo bamubone nibura bamuganirize. Igitangaje kandi Brice ntiyatangaga ku kiro, yaranguzaga hejuru y'ibiro 30. Byatumaga agira abakiriya benshi cyane, rimwe na rimwe akabura ibyo abaha. Urukundo rwabo rwakomeje kuzamuka. Priya yarindiriye ko Brice arangiza kaminuza yari yatangiye agashaka kandi kazi, akakagasigira abandi bakozi babizerwa, bagahita bikorera ubukwe bakabana. Yaratangiye kwiyakira yumva ko agomba kwiberaho ubundi buzima butarimo Brenda. Nawe yaramaze kuba icyamamare, ariko yabuzaga abantu kumufata amashusho ngo babe bayakwirakwiza mu itangazamakuru bavuga ko ari umukunzi wa Priya, keretse abayamwibaga. Yumvaga adashaka ubwamamare cyane, kandi nubwo yabaga ari kumwe na Priya ntibashyiraga hanze iby'amabanga y'urukundo rwabo. Brenda nawe yari yarateye imbere, ndetse igihe cyarageze abyara umwana mwiza w'umuhungu. Aho yabanaga na Fred wari umugabo we ndetse n'umuryango wa Aphrodise, bakoze ibirori bakira umwana bari bibarutse. Muri iyo minsi bari bafite undi mukiriya wabaranguriraga imyaka, ariko noneho wifuzaga kuzagera mu mujyi bakareba aho akorera. Brenda yari yarabwiye Fred ati, rero Fred, dore kuva twahunga Donate ntitwigeze tuva inaha, abantu baratubuze bazi ko wenda napfuye, rero reka umwana amara nk'amezi 3 nanjye ngarura agatege tuzajye gutembera, kandi ntituzabura aho turara nibiba ngombwa ko turarayo. Fred yaramubwiye ati, humura, kurara harahari, tuzahamagara umukire uturangurira duhaho kurara tumenyane nawe, uriya mushoferi we azatujyana tugezeyo ntituzanategesha yacu, kandi si ngombwa ngo tumuhamagare tubimubwire. N'ubundi navuganye nawe rimwe ambwira ko icyo nzajya nkenera cyose nzajya nkibwira umushoferi we, ananze kuducumbikira twajya muri lodge, nta gikaze kirimo, tuzaba dufite amafaranga. Brenda ati, noneho ngatembera ahantu hose, uzi ko maze kuhibagirwa, ahubwo ni ukuri Donate natubona cyangwa abakozi be bakatubona sinzi uko bizagenda. Fred ati, batubona se bikagenda bite? Ahubwo uramunyibukije, nari naramwikuyemo naramwibagiwe, uzi ko tuzabayo mbaririje amakuru ye. Ntibari bazi ko Donate yafunzwe nyuma yo kurasa bamwe mu bakozi be na bamwe mu bapolisi bari baje kumureba. Muri ayo mezi 3 Brenda nta mirimo ikomeye yakoraga. Brice yarageze amasomo ye kure, hanyuma Priya aramusura aramubwira ati, none se Brice, ubu nzashobora kwihanganira imyaka isigaye? N'ubundi twese turakuze, dushaka twakwibanira tugakomeza gufashanya muri byose. Ubu ntuzongera kuvuga ngo nagasuzuguro kuko nta kintu uriho, umaze kuba boss, reka tubane. Brice ati, nanjye nabitekerezaga, ariko sindaba boss, ndacyakeneye gukora ibindi bikorwa nkiteza imbere, nkubaka indi nzu nziza, nkareka kuba muri kariya gato byitwa ngo narakaguze. Buriya nubwo utabizi nsabwa byinshi, ngomba gutanga inkwano ihagije, kandi sinakwemera ko dukora ubukwe ngo hanyuma tubane mu nzu zawe. Nzubaka iyanjye, ibindi uzabimfasha bageze iwanjye. Nta faranga ryawe na rimwe nshaka gukoresha mu myiteguro y'ubukwe kugeza ugeze iwanjye mu rugo. Priya ati, ibyo nta kibazo, ariko n'ubundi nitubana ibyanjye byose bizaba ibyawe, n'ibyawe byose bibe ibyanjye. Ubwo se ntiwakwemera tukabana mu nzu yanjye? Brice ati, byaterwa nuko twabipanze, kandi koko nta mpamvu yo gutinda. Priya akiraho yagiye kubonabona abasore bose b'inshuti za Brice barinjiye, yumva bimutunguye, akiri kwibaza ibibaye, arangije kubasuhuza bose abona nta busigaye, atungurwa no kubona n'inshuti ze z'abakobwa zinjiye aho muri salo aho baganiriraga. Bakihagera basaba kwicara baranga, ahindukiye asanga Brice yapfukamye hasi, yafunguye agakarito karimo impeta nziza cyane ya zahabu. Priya kwifata biranga, arasakuza ararira, ahereza Brice ikiganza, mwambika impeta aramuhobera. Brice ati, sinzi impamvu buri gihe nshiduka ibyo napanze nawe ari byo uri gutekereza. Wambwiraga ko utazabasha gutegereza imyaka yose isigaye ngo ndangize kwiga, ariko njye numvaga ntararenze uyu munsi ngo nkwambike iyi mpeta ntere ivi ngo usabe kubana nanjye. Ahubwo ndi umunyamahirwe wari wabyemeye kare, wemeye kumbera umugore. Reka nanjye gusezeranye ko nzakubera umugabo bihe byose, nkakubera umukunzi, nkakubera se w'abana na sogokuru w'abuzukuru wawe. Priya yari ari kurira, za nshuti zabo zifata amashusho, ziririmba indirimbo zijyanye no guporopoza cyangwa kwambikana impeta. Hanyuma Brice ahita asaba inshuti ze gutangiza ibirori.
barishimye kandi mu binyamakuru inkuru zitangira gucicikana z'uko umuganga w'icyamamare Priya yambitswe impeta n'umukunzi we. Icyakora bafotoye amafoto ntibari bagaragaje Brice mu maso, bamufotoye nyuma ari kwambika impeta Priya nawe yifashe mu maso. Brenda yari yarasubije telefone ku murongo, kandi muri iyo minsi nibwo bateganyaga kujya mu mujyi bashaka no gusura uwabaranguriraga imyaka yabo. Brenda yariteguye, Fred nawe aritegura, ahamagara shoferi wa mukira aramubwira ati shofe, nuza gutwara imyaka tuzajyana mu mujyi, ndabizi imodoka yawe tuzayikwiramo turi babiri hamwe n'umwana wacu, nubura nawe udushyira uzatubwire twicare hejuru y'imyaka. Shoferi ati mushaka kuza mu mujyi se? Fred ati ahubwo nitubura aho turara muzaducumbikira. Shoferi ati boss wanjye Brice ni umuntu mwiza, ndaje mbamubwire ko mugiye kuza babitegura, ndabizi Brice azabyishimira kubona abantu mumuranguza imyaka imeze neza kurusha abandi mwaje kumusura. Nawe yarabyifuzaga, muzigihe ari no mu kanyamuneza kuko aherutse kwambika umukunzi w'impeta, muzaze dusangire ku byasagutse mu birori. Fred yarishimye abwira Brenda ibyo baganiriye byose. Yaramubwiye ati Brenda, umbabarire kuba ngiye gusubiramo izina Brice, uzi ko nawe mukire turanguza imyaka yitwa Brice? Brenda yikanzemo ati Brice, mpa nimero ye niba uyifite ndebe. Fred yarayimubwiye, ariko Brenda yanditse abona idahuje n'iya Brice wa nyawe. Yariruhukije ati nari ngize ngo ni Brice wazutse, ariko ubwo n'uwo biteranwa ahari. Brice yari yaraguze indi nimero iyo Brenda yaratunze, niyo yari ikiri ku murongo uretse ko atapfaga kuyikoresha. Mu gitondo Fred na Brenda baherekeje batwaraga imyaka yabo bayijyanye aho bahuriraga na shoferi, hanyuma bamugezeho binjira mu modoka, abandi bapakiramo ibyo bishyimbo, hanyuma berekeza mu mujyi. Bakigeraho Brice akorera basanze adahari yigiriye kureba Priya. Brenda yabwiye Fred ati Fred, numva ntameze neza, numva ngize ubwoba, ubanza hari ikindi kintu kibi kigiye kumbaho. Bwa mbere niyumva gutya mama yarapfuye, ubwa kabiri Brice arapfa, none kuri iyi nshuro nini ugiye gupfa? Ninjye, ni wowe cyangwa n'umwana wacu? Fred yaramusubije ati wasanga ari ukunanirwa cyane, twakoze urugendo rurerure. Shoferi yafashe udutebe bicaza mu cyumba cyo ku ruhande, we n'abandi bakozi babanza gupanga imyaka yarazanyeho Brice yakoreraga, dore ko Bruce yari yarasizemo abandi bakozi benshi. Fred yaramusubije ati wasanga ari ukunanirwa cyane, twakoze urugendo rurerure. Shoferi yafashe udutebe bicaza mu cyumba cyo ku ruhande, we n'abandi bakozi babanza gupanga imyaka yarazanyeho Bruce yakoreraga. Brenda akomeje kumva adatuje, Fred aramwiyegamiza. Shoferi arangije abasanga hirya mu cyumba ati bigenze bite se ko madame yahise arwara? Ni urugendo rurerure twakoze? Brenda mu mbaraga nke ati oya si urugendo rurerure, ahubwo ndi kwiyumvamo ubwoba bwinshi. Shoferi yaravuze ati reka mpamagare Brice azabakire, anabereke aho muba muruhukiye muze kuganira nimugoroba mu mananiro washize. Nako araruhuka wowe kuko ufite umwana, abaganira na Fred. Sibyo Fred? Fred yarikirije, ariko yumvaga nawe adatuje kuko Brenda yakundaga cyane atarameze neza kandi atazi n'icyo yabaye ngo amufashe. N'ubwa mbere yaramubonye acitse intege nta kintu kimubayeho. Brice we ku rundi ruhande yari ari kuganira na Priya amubwira ati Priya rero navuganye na papa warantangaza, uzi ko yambwiye ngo inkwano ntazo akeneye, ngo icyo akeneye ni ukubona umukobwa ukora ubukwe bwiza abukorana n'umuntu akunda. Yanyemereye kuzishyura ibyo tuzakenera byose, ngo n'ubundi napfa azasiga amafaranga menshi, ngo rero azaba abonye icyo kuyakoresha kiriho. Priya tubwo rero ushaka wahita wishyurana yanze amafaranga yose ukayabaha, ayo wari kuzatangamo inkwano ukayishyura ideni usigayemo. Brice yari yaraguze inzu nini cyane yifuzaga kubanamo na Priya, ariko asigayemo amafaranga make. Ibyo byose kandi yabikoze muri iyo minsi yari ishize amwambitse impeta ya fiançailles. Yahise ahamagara nyirayo aramwishyura cyane ko yari make ugereranyije nayo yari yishyuye imbere, baramaze no kugirana amasezerano yo kugura no kugurisha. Priya yumvaga asa n'uri kurota, ntiyumvishaga ukuntu noneho Brice ari usigaye umukunda nk'umusazi bigezaho, ari uri kwihutisha ibintu byose kugira ngo babane vuba. Bakiganira Brice yabonye telefoni y'isoni, umutima urasimbuka no kuyitaba biramunanira. Yabonyemo izina Brenda ari ryo rihamagaye. Yari kanza telefoni Priya ati Brenda niwe uhamagaye? Bishoboka bite ko mbizi ko iyi nimero nkoresha atayigera? Priya yahise ayikopa ati koko se ni Brenda? Brice ati niwe, ahubwo niyongera guhamagara witabe numve ko ari we koko. Aho Brenda yari ari kuko ari we wari ufite amayinite kuri telefoni ye, shoferi niyo yakoresheje ahamagara boss we, ahamagara nimero yari asanzwe amuhamagaraho. Brice we yari yaremeje nimero ya Brenda muri telefoni ze zose, rero yatunguwe no kubona nimero yaguze nyuma yo kubonana na Brenda ari yamuhamagayeho. Priya amaze kuyikupa hashize nk'iminota 3 Brice atavuga, ya nimero irongera irahamagara. Yari yazamijwe cyane yumvise ari umukozi wa Brice uhamagaye, atabwira Brice ati Brice uvugana nawe n'umushoferi. Brice yaramufashe ataramwumva ati nimero yikuye he? Shoferi ati niyo umukiriya,
niba abantu baguha imyaka imeze neza, ibishyimbo bisa neza, nibo twazanye baje kugusura, barananiwe ngwino wereke uyu mubyeyi ahari aba aryamye, noneho nawe uganiriza umukiriya wawe. Brice ati uwo mugore yitwa nde? Shoferi ati umugabo we niwe nzi izina gusa yitwa Fred. Uwo mwanya Brice yahise yinjira mu modoka yerekeza iwe, asiga abwiye Priya ati reka njye kureba ndakuvugisha ningerayo, nawe jya kuba wita ku barwayi bawe, ndaza kukureba nyuma cyangwa se tuze kuvugana. Yari gusagira aho yakoreraga, aparika imodoka hanze arinjira, akigera mu muryango yumva ubwoba bumwishe ariko yihagararaho. Yabajije shoferi ati bari he? Shoferi ati umudamu n'umwana nabaye mbaryamishije mu cyumba cyawe, umbabarire nta kundi nari kubigenza. Umudamu yavugaga ko atameze neza kandi afite umwana, ndebye mbona wasize udakinze neza, hariya ukunda kurara rimwe na rimwe. Niho aryamye kuko nasanze icyumba urazamo abashyitsi gifunze. Reka nguhuze na Fred umugabo we, hanyuma mbe ngiye mu rugo nanjye. Brice yaramubwiye ati uretse kugenda, nanjye numva ntameze neza. Shoferi yamweretse Fred barahoberana, buri umwe yishimira undi. Fred ntiyarazi ko uwo nguwo ari we Brice, yamwumvaga mu mazina gusa. Amafoto yose yari muri telefoni ya Brenda, Donat yari yarasibye, rero ntiyarazi Brice habe namba. Brenda we yari akiryamye kandi na Brice yumvaga umutima uri gutera cyane ariko akihagararaho. Uwo mwanya yahamagaje ibyo kurya n'ibyo kunywa, batangira gusangira na Fred baganira. Brice yakomeje kujya yumva umutima umusimbutse, ahamagara Priya amubwira ko ari kwiyumva. Priya ati ndaje nkurebe nkuzanira imiti y'umutwe ndebe n'ikibazo waba ugize, wihangayika ukeka ko ari uko ntameze neza, njye meze neza rukundo rwanjye. Priya nawe yahise aza kwa Brice amuha imiti y'umutwe ariko ntibyagira icyo bitanga. Yaramufasha aramwigamiza, Fred wakumva atazi ibijya mbere. Uko Brice yari ari kwitwara muri uwo mwanya niko na Brenda yari ari kwitwara mu mwanya warushize. Shoferi nawe yari yumiwe ariko nta n'umwe uzi icyo mugenzi we ari gutekereza. Priya yaramubwiye ati Brice sheri, uryamye uruhukaho gato, wasanga ari umunaniro nta wamenya. Brice ati oya sinaryama ntarasuhuza umudamu wa Fred ngo ndebe niba ari we nyiri ya nimero koko. Priya ati umugani koko banza umurebe. Brice akomeza agira ati Fred niwe muntu utamvangira amabuye mu bishyimbo, niwe ubanza kubitoranya akamaramo amabuye yose, niwe wenyine umumari nziza. Ndikumva nshaka kubonana na madamu we tugasabana tukishima, nubwo numva nameze neza cyane ko nawe uhari birarushaho kuba byiza. Abo bashyitsi ni ba bosi banjye. Fred yumvaga yishimiye ko Brice ari kumuvugaho amagambo meza ariko akanahangayikishwa na Brenda. Brenda akinguye urugi asohoka ahetse umwana. Yaratekereje ati ni gute nakomeza kuryama kandi nta bitotsi cyangwa umunaniro mfite? Nibyo mfite ubwoba ariko ntabwo bwamarwa no kuryama, reka njye kuba nganira n'abandi biramfasha kubyirengagiza. Agikingura urugi akubitanye amaso na Priya wari yegamije Brice. Brice yasaga n'uwitse umutwe utahita umumenya neza. Brenda akomeje kuza begera, agize hagati na hagati umwana arakanguka. Brice yasaga n'uwitse umutwe utahita umumenya neza. Brenda akomeje kuza begera, agize hagati na hagati umwana arakanguka. Arize Brice ahita yiguka areba imbere. Yahuje amaso na Brenda. Brenda ahagarara aho ngaho asa n'utaye ubwenge. Brice nawe arititira cyane icyuya kiramurenga, abari aho bose bagwa mu kantu. Brice yegutse gake gake, Brenda akomeza guhagarara, umwana nawe akomeza kurira. Fred yabonye ibiri kuberaho, agenda agana aho Brenda aramusaba kumuha umwana, ariko Brenda yasaga nk'uwabaye igiti adashaka no kwinyeganyeza. Fred atangaye cyane yamukuyeho umwana aramufata, ahagarara ku ruhande. Brenda akomeza kureba Brice amaso asa n'ayavuyemo. Brice nawe yaramezuka amaso yakanutse. Brice yateye intambwe ya mbere asatira Brenda ati Brenda, ni wowe Brenda cyangwa ni umuzimu wawe? Brenda yarapfuye. Brenda nawe yatangiye kuvuga ati Brice yarapfuye. Brice ni wowe Brice? Ndabizi ndi kurota, niba ntari kurota uyu ni umuzimu wawe. Brice warapfuye, wagarutse gukora iki? Brice yakomeje kumwitegereza, bombi bahita basatirana barahoberana. Brice ati Brenda, yabuze icyo avuga akomeza kurira, ibyo kwihagararaho bya kigabo biranga. Brenda nawe ararira araboroga. Fred, shoferi na Priya nabo bakomeza kumirwa. Brice yakomeje kumwitegereza, bombi bahita baza basatirana barahoberana, bose baraturika bararira. Brice ati Brenda, abura icyo avuga ararira, ibyo kwihagararaho bya kigabo biranga. Brenda nawe ararira araboroga. Fred, shoferi na Priya nabo bakomeza kumirwa bitewe n'ibyahaberaga. Brice na Brenda bari bongeye guhura nyuma y'imyaka myinshi. Buri umwe yarazi ko umukunzi we yapfuye, yarishakiye undi. Brice yari yarambitse impeta Priya, bari kwitegura kubana. Brenda we yaramaze kubana na Fred kandi barabyaranye. Ndagushimiye kuba wafashe umwanya we tukagirana ku musozo w'iki gice cya kabiri cy'inkuru ya Brice na Brenda, ntekereza ko yagushimishije. Igice cya gatatu nacyo kizanyura kuri umuyoboro Musekura Jean. Ushobora kuba ukoze subscribe niba utarayikora kugira ngo uzabe mu ba mbere bazumva igice cya gatatu.